EARP amagambo ahinnye y'icyongereza, amagambo arambuye bivuga Electricity Access Rollout Program, ni umushinga w'ikwirakwiza ry'umuriro w'amashanyarazi. EARP rero ni gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi n'isuku EWASA. Iyo gahunda akaba ari umushinga wihariye ukorera muri icyo kigo cya EWASA. Uwo mushinga washyiriweho kugira ngo wihutishe by'umwihariko ikwirakwiza ry'umuriro w'amashanyarazi mu cyaro, mu mijyi mito y'u Rwanda ndetse no mu makaritsiye mashya y'umujyi wa Kigali. Hano rero tukaba turi bwibande ku bikorwa by'uyu mushinga mu ntara y'Iburasirazuba, mu turere twa Nyagatare, Gatsibo, Ngoma na Kirehe. Ibi bikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi muri utu turere bikorwa na sosiyete ikomoka mu gihugu cya Tunisia yitwa STEG, Société Tunisienne d'Électricité et Gaz, ibifitemo inararibonye rihagije mu rwego rwa tekinike. Aya mashanyarazi yo mu cyaro akaba ari mu bwoko bwa monofaze, insinga zigenda ari ebyiri gusa aho kuba enye cyangwa eshatu, haba ku nsinga zitwara umuriro mu gace kanaka, moyenne tension, medium voltage, cyangwa izitanga umuriro uhita ukoreshwa n'abafatabuguzi ba EWASA, basse tension, low voltage. Iyi ikaba ari tekinike idahenze kandi yihutisha imirimo. Igihugu cya Tunisia rero kikaba ari kimwe mu byitabiriye cyane iryo koranabuhanga. Dutangira iyi gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi mu cyaro byaraduhendaga cyane ya systeme triphase, kandi wareba abaturage ugasanga bo nko gucana, gukoresha ibintu byo mu rugo byose bakeneye monofaze. Amafaranga twatangaga kuri systeme triphase yikubye inshuro hafi 3-4. tuza gusanga ibihugu bimwe byo muri Amerika y'Amajyepfo, Canada, Australia, Tunisia n'igice kimwe cya Afrique du Sud bakoresha systeme monofaze hano mu byaro, ahantu hitaruye. Noneho biba ngombwa ko natwe twiga uburyo natwe twareba ko twakore niba bishobora gukora hano mu Rwanda. Icyaje kugaragara nuko noneho nta nubwo n'igiciro gihendutse gusa, n'uburyo bwo kugeza vuba amashanyarazi ku baturage nabyo bisigaye byihuta. Hano dushobora gukoresha nk'amezi 2 tugira ngo duhe amashanyarazi nk'abantu bageze kuri 500, ubu dukoresha amezi 2-3 tugaha nk'abantu bageze ku 20,000. Ubu buryo bwa monofaze kandi ngo iyo urebye uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ku isi, ni nako bugenda busimbura ubwa trifaze ku mashini ntoya n'iziciriritse. Kigaragara nuko naho tekinoloji igeze ubwayo, imashini zose ziradukoresha mu mabarizo, izo dukoresha muri atelier zo kubaza, izo dukoresha mu gusya ibinyampeke, twose tworeje turi munsi navuga nka kilowate 10-12, zose aho tekinoloji igeze no mu nganda zo hanze basigaye bakora monofaze. Gusa ikibazo turi guhura hano niho tugitangira. Twatangiye tugeza amashanyarazi ku baturage, none ubu ngubu tugiye kurikiza indi faze noneho yo kwigisha abantu uko bayakoresha. Amamashini matoya ya monofaze uretse no kuba anafasha no gukora utwo turimo dutoya, nta nubwo anarya umuriro mwinshi nk'uko amatrifaze abigenza. EWASA ikaba yarafashe noneho icyemezo cyo kuzana nk'amamashini y'imfashanyigisho. Iyo systeme n'ayo mashini nayo abaturage bashobore kumenya kuyakoresha, abacuruza nabo bayabonereho, babone ko afite isoko, bayarangure, bayagurisha abaturage. Natwe tuyajyane mu cyaro mu giturage, abafatabuguzi bacu bayagure ku mafaranga make, n'ubundi arahendutse kurusha amatrifaze. Hanyuma niyo mirimo yakoreshwa monofaze nayo ibone akazi bakora. Ku basanzwe bafite imashini zikoresha umuriro wa trifaze, aho naho EARP ibafitiye igisubizo. Hari indi systeme nayo ihari twifashije ibyo bita rotofeze, ni ukuvuga ngo ifata umuriro wa monofaze mwavugaga ikawuhinduramo trifaze, amamashini nayo akagumya gakora. U Rwanda narwo rero ubu rwinjiye mu ruhando rw'abikoreshereza umuriro wa monofaze kwatagombera ingufu zihambaye cyane. Niyo mpamvu EARP yahagurikiye kwitoza abatekinisiye bayo. Twabahaye abakozi bakorana, hari abakozi bakorana umunsi ku wundi, twabashiriyeho n'abastageri, abantu baba barangije kwiga ibijyanye no gukwirakwiza amashanyarazi muri za kaminuza hirya no hino mu Rwanda, ndetse n'ama école technique. Hanyuma tukaba dufite aba engineer bageze kuri 40 n'abavuye ma école technique bageze kuri 22. Tukaba twaranohereje abandi bageze ku 10 bajya kubyiga muri Tunisia, kugira ngo mu by'ukuri baramutse umushinga urangiye bitazatugora kugira ngo dukomeze dukwirakwiza n'amashanyarazi ndetse dukoresha n'iyo tekinoloji.
iyi ntara y'Iburasirazuba ni hamwe mu hantu hari haratereranywe n'ubutegetsi bwagiye busimburana nyuma y'abakoloni mu Rwanda. Aha turavuga mu bijyanye n'ibikorwa remezo cyangwa ibikorwa by'amajyambere muri rusange. Umurenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma ni kamwe mu duce tw'iki cyerekezo twari twarasigajwe inyuma n'amateka. Ubu ntiwahagera ngo hamenye. Imihanda y'icyo cyaro itatseho inkingi zibazanira umuriro w'amashanyarazi, kandi aho hose harara hacaniwe bugake. Abaturage baho babonye umuriro w'amashanyarazi babikesha umushinga EARP. Mwabibonye hari amashanyarazi menshi. Ejo bundi Ewasa ashoboye gutanga amashanyarazi muri uyu murenge ku ngo 1500, kandi cyo ni iciciro ca mbere. Haracariho n'ikindi ciciro kizakomeza ku buryo twizera ko tuzageza mu 2017 abaturage bose bafite amashanyarazi mu ngo zabo. Twari twateganyije 1350, ariko kugeza ejo ubwo hari harangiye neza twabonye 1556. Bisobanura ko imibare ziyongera. Kimwe mu byatumye Irukumberi hatoranywa mu ikubitiro muho EARP yageze amashanyarazi muri aka karere ka Ngoma ni uburyo abaturage batuye bari mu midugudu. Ahangaha dutuye neza, dutuye mu midugudu hafi 99 y'abaturage baturiye uyu murenge bose batuye mu midugudu. Ni ukuvuga ngo iyo abantu batuye mu midugudu ibikorwa remezo birihuta. N'inzu ku yindi nta hantu ushobora gushika ngo usange hari ahantu hadatuwe. Rukumberi yose ku mihanda haratuwe. Iyo konter cyangwa mita ya Ewasa tujya twita mubazi igejejwe ku nzu, iyo nzu ihita ishyirwamo urwunge rw'ibikoresho by'amashanyarazi by'ibanze bishobora gutuma umuturage acana itara mu ruganiriro, akaba yanacomeka igikoresho gikoresha amashanyarazi. Umuturage nahabwa unité cyangwa kilowattheure ebyiri z'ubuntu kugira ngo banapime barebe ko umuriro umugeraho, ubwo zazashira agakomeza kigurira. Bamwe mu baturage twasuye ariko bahise bikoreshereza installation zimwe zisanzwe, aho ibyumba by'inzu byose babikwizamo insinga, amaprize n'amatara, kandi ngo kubikoresha ntibiruhije. Kuko twawushakaga cyane, twumvaga gutanga amafaranga umuntu akinstara agacana inzu yose no mu gikoni no mu madushe na hehe, byadufasha kurusha uko twajya tugura petrole igakora ahantu hose hatandukanye. Ubu ubuzima bwa Rukumberi burimo guhinduka kubera umuriro w'amashanyarazi. Twagiraga ikibazo cya communication nk'abantu tutari kumwe, kugira ngo tuzakomunikane neza byaraturushaga. Kugira ngo tubone umuriro wa telefone cyane twajyaga ku munara tugatanga amafaranga bakaducagingira, noneho tukaza kurekipera telefone nyuma. Ariko muri uko kurekipera habagamo ibibazo bigiye bitandukanye. Hari igihe twibukaga amatelefone bagakuramo amabateri y'amatelefone bagasimbuza adakora neza, tukumva biratubangamiye. Ikindi kandi no gucana, burya iyo ahantu hari umuriro haba ibikorwa byiza, umuntu ashobora gukora umushinga runaka ukagenda neza kubera ko hari umuriro. Bakagura amafrigo bagakonjesha ibiribwa, bagakonjesha amata, amazi se, ukabona mu by'ukuri umuriro ufite akamaro kenshi cyane kanini. Gutanga byihutirwa umuriro w'amashanyarazi mu murenge wa Rukumberi ngo biri no mu rwego rwo kubahindurira amateka, kugira ngo Rukumberi abaturage bumve ko noneho hatari Rukumberi ya kera mbere ya 1994. Leta yashatse kubereka ko itandukanye na guverinoma ya mbere ya 1994. Bayumvamo kandi abaturage barayoboka gahunda zose, ubu ngo barazitabira kubera ko leta ibari hafi. Amashanyarazi rero aje asanga muri uyu murenge hari n'izindi gahunda zirimo kwihutishwa muri iki gihe nazo zo mu rwego rw'ibikorwa remezo. Hari ibintu byinshi bakora, amashuri tugiye kuyuzuza 12 years, nta n'amashuri twagiraga ahangaha, ariko ubu ngubu dufite amashuri. Hari nini tugiye gutangiza mu kandi kagari ku buryo nta kagari kadafite ishuri rya primaire. Ibi bikaba bitandukanye nuko mbere ya 1994 byari bimeze, aho habaga ishuri rimwe kandi rikigwamo n'abana bakeya, bavaga kure ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuza kuhigira. Icyo ayo mashanyarazi azahindura muri Rukumberi ariko si ubuzima bwo mu ngo gusa, azanahindura ubuzima bw'umurenge mu buryo bw'ishoramari. Abaturage batangiye kugura za frigo, duturiye ibiyaga cyane cyane twarobaga amafi, ariko kubera ko
nta firigo twashobora kubona ahangaha nyuma y'umunsi umwe yabaga yapfuye, ariko guhera ubu ngubu abaturage tugiye kubakangurira kugura ibikoresho kugira ngo bazabasha no gucunga neza umusaruro uvuye mu biyaga. Umurenge uzengurutswe n'ibiyaga, dufite ikiyaga cya Bibirera kiri muri metero hafi 500 hano, tukagira ikiyaga cya Bugesera kiri hirya, tukagira ikiyaga cya Sake, hepfo hakaba Akagera, nako Kagera akabamwe amafi kubera ko hari aho bihurira n'ibiyaga, ndetse iyo Akagera kuzuye cyane umusaruro w'amafi uriyongera kubera ko ico gihe amafi ava mu Kagera ajya hehe, ajya mu kiyaga. Dufite rwose amafi n'amakoperative amaze kugira imbaraga ku buryo cyane cyane umusaruro ukunze kujya i Kigali kubera ko tutari dufite ibikoresho byo kuyafata neza. Ubwo twagendagendaga muri aka karere tureba aho ibikorwa EARP ifashwamo na STEG bigeze muri ubu burasirazuba bw'u Rwanda, twasanze no mu murenge wa Rukira bakira umuyoboro w'amashanyarazi wari umaze kurangira. Ibyo koko igikorwa mu dusanzemo twari tuje kwakira umuyoboro wo mu murenge wa Rukira, tukaba twari turi kureba niba koko umuriro tugiye guhereza abaturage wujuje ubuziranenge. Ibyo twarimo dukora kwa gupima ubutaka kugira ngo turebe resistance yabo. Abaturage bazakira umuriro mu murenge wa Rukira bose hamwe ni 8,880. Mu karere ka Kirehe amazu azabona umuriro ni 8,420. Mu karere ka Gatsibo uduce tumaze kugeramo umuriro w'amashanyarazi babikesha umushinga EARP wa EWASA Seduki. Abaturage rwose ayo majyambere yamaze kubageraho. Ikintu cyanshimishije, mbere twajyaga ku ishuri imyenda ipfunyara itagoroye, ariko ubu ngubu dusigaye tujya ku ishuri imyenda imeze neza. Na hano turacuruza, twafungaga nka saa moya ariko dusigaye dufunga saa 2, abakiriya bakaza ari benshi. Twibutse ko iyi gahunda yo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu cyaro itareba gusa ingo, hari n'ibigo bidasigara inyuma iyo uwo muriro hageze. Ibyo ni nk'ibigo by'amashuri, ibigo nderabuzima ndetse n'ibiro by'imirenge. Natwe by'umwihariko mu murenge twatangiye gukoresha za mudasobwa kubera ko dufite amashanyarazi, ubundi twakoreshaga sola ariko ikunda gufasha. Ubu ngubu ko turakora nta kibazo. Harimo ibiro by'imirenge bigera kuri 18, ibigo nderabuzima bigera kuri 13, harimo n'amashuri agera kuri 28 n'ibiro by'utugari birenga 500. Kubera ko umuriro w'amashanyarazi iyo utawitondeye ushobora kuguhitana, muri utwo duce ukigeramo ubuyobozi bwihutiye gufata ingamba zirebana n'ibyo bikorwa remezo bishya no gukangurira abaturage uko bagomba kwitwara kugira ngo bikingire impanuka zishobora guterwa n'aya mashanyarazi. Duhamagara abantu bose bakora za installation, duhamagara n'abantu bo muri EWASA baza bakoresha test, abantu bose bibwira ko bafite ubwo bumenyi kugira ngo noneho abo EWASA itwemera ko bafite ubwo bushobozi aribo duheze abaturage kugira ngo hazareke tugabanye ikiza insani zishobora kuvuka. Dukunze gukoresha inama mu mugoroba mu midugudu yose ko turabwira ko amashanyarazi yica, bagomba kuyarinda abana kuko hari igihe usanga abana bashobora kurira n'aya mapoto. Ibyo nazo twatangiye kuyakangurira kugira ngo bayirinde kuko nubwo tuyishimira ariko afite ikibazo, turamutse tuyakoresheje nabi hashobora kuboneka za dega nyinshi. Ubwo twageraga mu murenge wa Nyagatare mu karere ka Nyagatare nyine twasanze umushinga STEG umaze kugeza insinga ku mazu. Abahatuye batubwiye ko bizeye kubona umuriro bidatinze. Aya mashanyarazi yatumye bagira icyizere gikomeye cy'ejo hazaza. Ndishimye cyane rwose kuko iterambere tugezeho. Twajyaga tumenya ngo umuriro n'abanyamujyi gusa, ibikorwa byiza bikaba ibyabo, ariko ubu natwe tugiye kwagura ibikorwa byacu. Mfite umushinga wo kugura televiziyo kuko dutuye ahantu hagari kandi twajyaga dukora urugendo tujya kureba umupira cyane nka Ryabega tugakora kilometero 4, Bugaragara tugakora kilometero 5 kandi nkabona duriyo turi benshi. Rero nanjye mfite icyizere ko nzajya mbona abakiriya benshi kandi na buri munsi mu minsi mibyizi nzajya nerekana amafilme je ninjiza ijana kuri buri muntu. Nibwo najya ninjiza 3-4 ku munsi, muri weekend nabwo akikuba inshuro nyinshi nkabona agafaranga, nkazabona uko ndihira umwana wanjye kandi nanjye nkabaho neza, imvune zikagabanuka. Je ndi umuntu wubatse amazu hano agera kuri 4 arimo abakodesha. Ubu turaza kubona amafaranga atubutse kuko umukodesha yahageze, ni ngombwa yuko nawe yishimiye yuko hari umuriro, ibyo bamazaga byose agombye kubibona
hanyuma abarimo bakodesheje bajyaga bagira ikibazo cyo kugira umuntu yaparika aho ngaho akagare ke bakagatwara ukumva bavuga ati niwakora yakorera Nyagatare cyangwa akorera Bugaragara cyangwa se Rwimiyaga. Abatunisiya babikora bavuga ko ibyumweru 3 tuzaba twamaze gucana tumerewe neza. Ikindi kintu cy'ingenzi kuri aya mashanyarazi nuko abo baturage bazirikana cyane ko biri muri gahunda y'ibyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabasezeranije ubwo yabasuraga. Ndashimira Perezida Kagame kuba yaraduhisemo hano Kamagira akaduha umuriro. Icyo ni icyizere gikomeye rwose, natwe tuzahora tumugirira icyizere. Nk'ubu turebe ahangaha baduhaye umuriro, kuva aho umuriro waruri ugera ahangaha ni kure cyane, twishimye pe. Ubu tugiye kujya dukora amasaha 28 kuri 28. Mugende munshimire Perezida, mubwire muti wakoze Kamagira baragukunda. Iki gikorwa cy'uyu muriro tubonye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatwihaye icyizere yuko tuzawubona ubwo twari Nyagatare yatuzindukiye, kumva turanezerewe. Giye mwita imvugo niyo ngiro, kuko ibyo yavuze ni ngombwa arabyubahiriza. Nagumanye icyizere kuva ubwo no kugeza n'ubu ubwo tuwubonye bumaze gushyira ku mazu yacu. Atugiriye neza kuko ibyo yadusezeranije byamaze kutugeraho. Ababonye amashanyarazi bakesha gahunda y'iterambere ry'icyaro ikubiye mu byo Perezida Paul Kagame yasezeranije abanyarwanda saba gusa. Hari n'uyu mudugudu w'icyitegererezo